amazina yanjye ababyeyi banyise yitwa Rukundo Ryan Fred ndi umunyarwanda w'imyaka 25 y'amavuko niga amashuri yanjye muri kaminuza ya Kigali University of Kigali ishami ryo kwamaza ibikorwa muri business cyangwa se ibyo twita mu ndimi z'amahanga marketing. Ndi umusore uvuka mu muryango w'abana 10 ningiye mutoya ngiye gucura abahungu 4 n'abakobwa 6. Ntuye mu mujyi wa Kigali nkuko naniyamarijemo mu karere ka Gasabo. Ikindi nanjye nkaba ndi umwe mu basore bitinyutse bigira icyizere banizera cyane kuruta ko babitekereza. Nanjye nza kuhatana mu irushanwa rya Mr. Rwanda 2022 kuko nabonaga hari icyo mfite nshaka kugeza ku banyarwanda kandi kibafitiye akamaro. Ndumva ari ibyo murakoze. Ubundi Mr. Rwanda kugira ngo amahitamo nkuko twese tubizi ntabwo yari hari inshuro ya mbere igiye kubaho. Bwa mbere ncyumva ibi bintu nabanje kwifata kubitekinga for granted numva ni bisanzwe ndavuga se ibintu ubundi bizakora, ariko bikiza ndiyandikisha ndavuga kamfe kwiyandikisha ntawamenya kuko muri ngiye ijambo rivuga ngo ntukavuge ngo oya ntawamenya ibintu byose burya y'amahirwe ara yawe ayibyawe bicamo. Ndiyandikisha ndavuga nti aho bizazira nzakora. Rero kugira ikintu nzanye muri iri rushanwa nukuva ndumva igitekerezo cyaraje mu mwaka wa 2020 ubwo twari covid yateye igihugu cyose terisi yazanye ibibazo byinshi, abantu benshi bugarizwa n'ibibazo bitandukanye, abantu benshi barahangayika. Aho rero niho nakuyemo umushinga ukomeye cyane uzajya n'agaciro abanyarwanda. Umushinga wanyu umushinga mwiza cyane, umushinga wanyu ukuntu witwa n'umushinga witwa Kirukiri Muto Program. Kirukiri Muto Program ucyumva igeze nushaka guhita wibaza ngo Kirukiri Muto Program izakora iki? Umushinga wanyu ikintu uzakora uzafasha kuzamura no kongerera ubumenyi ku bijyanye no kwizigamira urubyiruko bagenzi banjye, by'umwihariko no kubashishikariza cyangwa se kubakangurira gushora mu mishinga mito mito bahereye ku bwizigamire bwabo nk'igishoro cy'ibanze cyangwa se igishoro cya mbere. Ni ukuvuga ngo mu rubyiruko dufite ikibazo cyinshi cy'uko kubona akazi ni ikibazo mu Rwanda, n'abakabonye usanga kukagumaho bigorana kuko kubona kontra ni ikintu kigoye cyane, abayifite bake cyane. Nibwo icyo gihe turi muri lockdown cyangwa turi muri guma mu rugo nibwo nabonye ukuntu kwizigamira hari abantu byafashije gusohoka muri bya bihe twabayemo, ibihe byo kuba mu rugo badakora, abandi baryaga ari uko bakoze nabo bagahangayika. Ariko narakurikiranye cyane nkoresheje ubushakashatsi bwanjye ku giti cyanjye n'ubundi bushakashatsi igihugu cyakoze, nsanga abantu benshi babashije gusohoka muri biriya bihe ari abantu bagerageje kwizigamira, abenshi muri bo babashije kuba barizigama amafaranga bakoreraga mbere ya guma mu rugo. Nicyo gihe rero nakoreze ubushakashatsi bwanjye nsanga kwizigamira bya ni inkingi ya mwamba mu bintu byose. Muranyemera ndabisobanura. Hari inkingi 3 zishobora gufasha umuntu kugera ku bukire uko umushinga wanjye izina ryawo ribisobanura. Inkingi 3 za mbere mu ndimi z'amahanga tuvuga ni save, invest and grow. Bivuze ngo izigamire, ushore, undukure. Ni ukuvuga ngo iyo wizigamiye amafaranga wizigamiye akagwira urashora. Iyo wamaze gushora uracuruza ukunguka. Iyo wacuruje ukunguka uba wakuze nkuko zandi mizi bisobanura, uba wakuze. Niyo mpamvu rero nanjye nazanye umushinga mwiza nifuza gushishikariza urubyiruko bagenzi banjye ngo tubashe gukora uko dushoboye kose tubashe gukemura iki kibazo cy'abantu bakorera amafaranga bakumva ko yose bahita bayamarira mu bintu runaka, bakumva ko ugomba kubaho nk'uzapfa ejo n'ibindi, nyamara bakirengagiza ko batazi igihe bazapfira. Byongeye bakumva bakomeza birindiriza bavuga ngo nzayakoresha n'ejo bundi, nzabanyashaka ejo, cyangwa se nzaba nakuze ndacyari mutoya. Nyamara burya bibaye byiza twakora tukiri batoya kuko iyo ukoze ikintu muto nibwo ugifite imbaraga, nibwo ugifite intege, ucyumva n'ibintu neza. Ariko iyo wategereje gusaza wacitse intege n'amayide ntabwo azavuba cyane. Icyiciro gikurikiyeho ni icyiciro niteguye neza cyane. Icyiciro niteguye neza cyane kuko ndi gutegura umushinga wanjye neza, ndi kunonosora, ndi gukora ubushakashatsi butandukanye kugira ngo byibura muri pre-selection cyangwa se irushanwa ribanziriza irya nyuma nzabashe kugaragaza umushinga wanjye neza, mugaragaze abakemurampaka babashe kubona neza, imesha amahirwe yo gukomeza mu cyiciro cya nyuma. Umushinga wanjye
ndizera kuzabimfashamo kuko niwo mpagazeho cyane. Murakoze. Muri competition abankurikiye n'abakinyi babwira cyane nabaza nkabashimira uburyo bangaragarije, uburyo banyitwayeho n'ukuntu babingaragarije nyimara gutambuka icyiciro cya mbere. Narabishimye cyane kuko byanyeretse ko hari abantu burya bananshyigikira ntanabazi. Ubu usigaye utambuka bakubwira ngo Mr Rwanda utazi n'ubikubwiye uwo ari we, baraguhamagara gusuhuza ku ishuri, baraguhamagara kubaza ese wabigiyemo gute, ese wabyinjiyemo gute, ko abantu benshi usanga nyine ntabwo babikurikiye cyane, ntabwo bakumenya amakuru yabyo. Ariko ngiye ko ntabikurikiye, nari nzi icyo nshaka, nari nzi n'icyo ngamije, nari nzi n'intego mfite. Ubwo rero icyo nabwira abantu bankurikiye, abantu bifuza kuntora, abantu bifuza kunshyigikira muri urugendo rwanjye, nababwira yuko batibeshye, ntabwo bayobye, bakomeze banjye inyuma, bakomeze banshyigikire, bakomeze banyizereremo, kuko nizeye ko umushinga wanjye byanze bikunze hari impact cyangwa se umumaro uzagirira umuryango nyarwanda, by'umwihariko urubyiruko bagenzi banjye, kuko niho umushinga wanjye uzibanda cyane. Murakoze.